ese wari uzi ko hari iminsi 10 ishobora guhanagura ibyaha byawe by'imyaka 2, kandi iyo minsi igatuma Nyagasani Allah akwishimira kurusha ikindi gihe cyose mu mwaka? Tugiye kurebera hamwe agaciro k'iminsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhulhijja. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'amasomo meza nk'aya y'iyobokamana, kandi ntibibagirwe gusiga igitekerezo cyawe cy'uko wumvise iki kiganiro. Mbonero umwanya wo kubaha ikaze. Ikiganiro mugiye kukigezwaho n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Reka ntangire mbasabira amahoro y'Imana, impuhwe n'imigisha mu byo mukora byose, inshuti bavandimwe. Bavandimwe Bayisilamu, uyu munsi ndashaka tuganire ku gihe cy'agaciro gakomeye, igihe cyuzuye imigisha n'impuhwe zidasanzwe zitangwa na Allah subhanahu wa ta'ala ku bagaragu be. Turavuga ku minsi 10 ya mbere y'ukwezi gutagatifu kwa Dhulhijja, ariko kwezi kwa 12 mu mezi ya Kisilamu. Iyi minsi rero bavandimwe si iminsi isanzwe, ahubwo ni iminsi yatoranyijwe na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, iminsi yashimwe n'intumwa yacu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Iki ni igihe cy'ubutunzi bw'ibikorwa byiza, igihe cyo kwegera umuremyi wacu kurusha ikindi gihe cyose. Ni iminsi itanga amahirwe adasanzwe yo kwisubiraho, kwiyegurira Allah no kwinjiza ibihembo bitabarika. Bavandimwe, mu by'ukuri nta kindi gihe cyiza mu mwaka Allah subhanahu wa ta'ala akunda ibikorwa byiza by'abagaragu be kurusha iyi minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhulhijja. Reka tuyifate neza, tuyibyaze umusaruro, kandi tuyigire urufunguzo rw'imbabazi za Nyagasani ndetse n'ijuru rye ryagutse ku bagaragu be beza bakora ibikorwa byiza. Bavandimwe, kugira ngo dusobanukirwe agaciro k'iyi minsi, reka turebere hamwe ibimenyetso bituruka muri Korani ntagatifu ndetse no muri hadith zizewe z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Icya mbere nuko Imana yarahiye iyi minsi muri Korani. Ese wari uzi ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yarahiye kuri iyi minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhulhijja mu gitabo cye cya Korani? Bavandimwe, agaciro k'iyi minsi gashimangirwa nuko Allah subhanahu wa ta'ala ubwe yayirahiye muri Korani, aho avuga muri suratu Al-Fajr, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin ashir. Hano Allah aravuga ati ndahiye ku museke ndetse n'amajoro 10 ya mbere y'ukwezi gutagatifu kwa Dhulhijja.
abasobanuzi benshi ba Qur'ani barimo Ibn Abbas ndetse na Ibn Zubair ndetse na Mujahidi bemeje ko aya majoro 10 avugwa ahangaha ari iminsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhulhijja. Kuba Allah ubwe yararahiye ikintu bigaragaza ubuhambare n'agaciro kacyo gakomeye. Ibi bitwereka ko iyi minsi 10 ya mbere ya Dhulhijja ifite umwanya wihariye imbere y'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Icya kabiri, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yashimangiye ko ari iminsi myiza kurusha iyindi yose y'umwaka wose, aho intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagaragaje neza ko nta minsi ibikorwa byiza bikundwa na Allah kurusha iyi minsi. Muri hadith yizewe sahih ya Bukhari, abasangirangendo babajije intumwa y'Imana bati muri sahih ya Bukhari, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, nta minsi ibikorwa byiza muri yo bikundwa n'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala kurusha iyi minsi 10 ya mbere y'ukwezi ya Dhulhijja. Abasangirangendo baramubajije bati, ese yewe ntumwa y'Imana, no kujya mu rugamba mu nzira y'Imana jihad ntiyirusha agaciro? Tuzi ko kurwana mu nzira y'Imana, urenganura abarengana cyangwa se utabara abanyantege nke, nicyo kintu kiri hejuru ya byose mu bikorwa byiza twakora. Abasangirangendo rero bahise babaza intumwa y'Imana bati, ese ya Rasulullah, yewe ntumwa y'Imana, no kujya mu rugamba mu nzira y'Imana, urwo rugamba ntirurusha agaciro iyi minsi ya Dhulhijja? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irabasubiza iti, n'urugamba cyangwa se no kurwana mu nzira ya Allah ntabwo birusha agaciro iyi minsi 10 ya Dhulhijja, keretse umuntu wasohotse mu nzira ya Allah hamwe n'umutungo we, hanyuma urwo rugamba yagiyemo ntagaruke, urwo rugamba rukamuhitana yasohotse we n'umutungo we, hanyuma ntagaruke. Bavandimwe, iyi hadithi irerekana ko agaciro k'ibikorwa byiza muri iyi minsi karuta agaciro k'ibikorwa byiza mu yindi minsi yose y'umwaka, harimo na jihadi, usibye gusa umujahidi watanze ubuzima bwe n'umutungo we mu nzira ya Allah. Ibi biduha isomo rikomeye ry'uko tugomba gukoresha neza aya mahirwe adasanzwe tuba tubonye. Bavandimwe, tugomba kuyafatirana kubera ko ari amahirwe aza rimwe mu mwaka, muri make n'imboneka rimwe. Icya gatatu, ese ni ibihe bikorwa byiza byihariye dukwiye gukora muri iyi minsi ya Dhulhijja? Ni ibihe bikorwa byiza dushishikarizwa gukora muri iyi minsi y'agaciro gahambaye? Icya mbere bavandimwe tugomba kwitaho muri iyi minsi 10 ya Dhulhijja harimo fasting cyangwa se gusiba. Kugira umuhate wo gusiba muri iyi minsi ni igikorwa cyiza cyane cyishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. By'umwihariko gusiba umunsi wa Arafa, ari wo munsi wa 9 wa Dhulhijja, bifite ibihembo bihambaye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, gusiba umunsi wa Arafa bihanagura amakosa y'imyaka 2
uwabanje ndetse n'utaha, nk'uko tubisanga muri sahihi ya Muslim. Ibi ni impuhwe zidasanzwe zitangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Gusiba umunsi umwe bihanagura ibyaha by'imyaka 2. Aya ni amahirwe tudakwiye gucikwa, nshuti bavandimwe. Ni amahirwe dukwiye gufatirana, kumva ko uzasiba umunsi umwe hanyuma Allah akaguhanagurira ibyaha wakoze mu mwaka washize ndetse n'uzaza, igihe uzaba wirinze ibyaha bikuru, ibyaha byoreka harimo shiriki n'ibindi. Allah biturinde. Ikindi, muri iyi minsi 10 ya Zulhijja, umwemeramana cyangwa se umuyisilamu nyakuri akwiye kuvuga takibira cyane, tahmid ndetse na tahlil, kuvuga cyane Allahu akbar, Imana niyo nkuru. Ayo magambo akajya yasubiramo kenshi, alhamdulillahi, ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah, na la ilaha illallah, nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah. Ndetse n'igikorwa cyiza cyane kuvuga ayo magambo, ni igikorwa cyiza cyane muri iyi minsi turimo ya 10 ya Zulhijja. Nanone intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, nta minsi ikomeye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi nta bikorwa byiza bikundwa nawe kurusha iyi minsi 10 ya Zulhijja. Bityo muri iyo minsi mujye muvuga cyane takbir, musingize Allah mu buryo bwose bushoboka. Iyi nayo ni sahih yakiriwe na Ahmed. Abasangirangendo b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam barimo nka Abdullah ibn Umar ndetse na Abi Hurayra, Allah abishimire, bajya ku isoko bavuga takbira mu ijwi riranguruye kugira ngo bashishikarize n'abandi bantu ababumva barimo bagenda basingiza Imana, hanyuma nabo bafateho urugero, nabo bagere ikirenge mu cyabo. Reka natwe rero nshuti bavandimwe tuvuge takbira cyane mu ngo zacu, twige gusingiza Allah cyane mu ngo zacu, mu nzira tugendamo, mu misigiti twicayemo, kandi twibutse abantu agaciro k'iyi minsi 10 ya Zulhijja twinjiyemo, kubera ko ururimi rusingiza Allah, umutima wibuka Allah, uhorana ibyiza byinshi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi gikorwa kiba muri iyi minsi 10 ya Zulhijja harimo gukora haji cyangwa se na haji na umura, kubo Allah yahaye ubushobozi. Gukora haji cyangwa se gukora hijja na umura muri iyi minsi ni kimwe mu bikorwa byiza cyane byishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haji yemewe cyangwa se umutambagiro wemewe iyo ukoze hijja ikakirwa na Allah, igihembo ugororerwa ni ijuru ryuje impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo turasaba Allah ko abahaji bagiye Maka yabakirira hijja zabo, kandi natwe dusabe Allah azadushoboze kujyayo inshallah, kugira ngo natwe tuzafungurirwe imiryango y'ijuru. Ku batashoboye kujya gukora umutambagiro mutagatifu Maka, bavandimwe, hari ibindi bikorwa byinshi byiza dushobora gukora. Icya mbere harimo gukora ibikorwa byiza muri rusange. Muri iyi minsi dushishikarizwa kongera ibikorwa byiza byose bishoboka, amasengesho y'itegeko ndetse n'imigereka, gusoma Qur'ani, gutanga sadaka, gufasha abatishoboye, kwita ku babyeyi, gusura abavandimwe ndetse n'ibindi bikorwa byinshi by'ubugiraneza.
hakazamo ndetse no gutegeka ibyiza no kubuza ibibi, kubera ko iki ni igikorwa cy'ingirakamaro, ndetse n'ibindi byose bigaragariza Allah ukumvira kwacu ndetse no guca bugufi kwacu munsi y'amategeko ye. Buri gikorwa cyiza bavandimwe muri iyi minsi kigira ibihembo byikubye inshuro nyinshi, gihemberwa byikubye, kubera ko mu bisanzwe mu yindi minsi igikorwa cyiza umwemeramana akoze agihemberwa kikubye inshuro 10, ariko iyo bigeze muri iyi minsi Allah subhanahu wa ta'ala abihemba mu buryo bwikubye kurushaho. Bityo rero abarushanwa mureke turushaho gukorera ibyiza iyi minsi 10 ya Dhul-Hijja itaraducika bavandimwe. Tugana ku musozo bavandimwe ba Islam, iyi minsi 10 ya mbere ya Dhul-Hijja ni impano idasanzwe iturutse kuri Allah duhawe. Aya ni amahirwe yo kwisukura, gusukura imitima yacu, kwisubiraho no kongera imbaraga mu kwiyegurira umuremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero ntitugomba kuyireka ngo idupfire ubusa. Tekereza ibihembo bihabwa umuntu ukora ibikorwa byiza muri iyi minsi. Tekereza ku mbabazi za Allah zitegereje abagaragu be bicuza kandi bakora ibyiza. Reka iyi minsi ibe intangiriro y'ubuzima bushya buzira ibyaha kandi bwuzuye kumvira Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, ntimwibagirwe gusaba Allah imbabazi cyane muri iyi minsi. Ntimwibagirwe kumusaba ibyiza byano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Ntimwibagirwe gusabira abavandimwe bacu bose, yaba bazima n'abapfuye. Kandi ntimwibagirwe ko Allah akunda abagaragu be bafite umuhate mu kumusenga no kumwumvira. Reka dufatanye twese dukoreshe neza iyi minsi y'agaciro gakomeye, kugira ngo tuzahure na Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka twishimye kandi nawe atwishimiye, kandi tuzabashe kwinjira mu ijuru rye ryagutse. Iyi akaba ariyo ntego twese dufite yo kuzarokoka umuriro wa Jahannama, hanyuma tukinjira muri Jannah, mu ijuru Allah yateganyirije abagaragu be, babandi bamwumva bakanamwumvira. Allah aduhe imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibyiza muri iyi minsi, kandi atwakirire ibikorwa byacu. Aha rero dusoreje iyi nyigisho bavandimwe. Tuzagaruka turebera hamwe ibyiza by'umunsi wa Arafa. Niba iyi video ikugiriye akamaro, ntuzibagirwe gukora like, share ndetse na subscribe, kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Islam bugere kuri benshi. Andika hasi muri comment uti Allahu Akbar cyangwa se Imana niyo nkuru. Allah aduhe gukoresha neza iyi minsi y'agaciro ka Dhul-Hijja. Allahumma amin. Ese wigeze utekereza ko hari umunsi umwe gusa ushobora gutuma Imana Nyagasani Allah akubabarira ibyaha by'umwaka washize n'umwaka uzaza? Uyu munsi bavandimwe tugiye kuganira ku munsi ukomeye, umunsi wa Arafa. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel,
ukaba utarakora subscribe, iyandikishe ukore subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyiza by'iyobokamana nk'ibi. Bavandimwe bayisilamu, hari umunsi umwe gusa, umunsi wuzuyemo imbabazi, umunsi abagaragu ba Allah Nyagasani babohorwamo cyangwa se barokorwa umuriro wa Jahannama, umunsi Allah yishimira cyane abamwibuka. Uwo munsi ni umunsi wa Arafa, ni umunsi ukomeye cyane mu minsi ya Dhul-Hijja. Umunsi intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yavuzeho amagambo akomeye cyane, ariko ikibazo ni iki bavandimwe, ese twiteguye dute uwo munsi? Ese ni ayahe mahirwe awurimo? Kuki gusiba uwo munsi bifite agaciro gakomeye cyane? Muri iyi nyigisho turarebera hamwe agaciro k'umunsi wa Arafa, impamvu kuwusiba ari iby'agaciro kanini, ndetse tunarebere hamwe uburyo wakitegura kugira ngo uzawusoze Allah yakubabariye ibyaha byawe. Bityo ndagusaba muvandimwe gukurikira iyi nyigisho kugera ku musozo, kuko ushobora kuba ariyo mpamvu Allah azaguhanaguraho ibyaha byinshi by'umwaka wabanje ndetse n'umwaka uzaza. Mu gutangira n'igice cya mbere, ese umunsi wa Arafa ni uwuhe? Bavandimwe wa Isilamu, umunsi wa Arafa ni umunsi wa 9 w'ukwezi kwa 12 kuri kalendari ya Kisilamu, ariko kwezi kwitwa Dhul-Hijja. Ni umunsi abakora umutambagiro mutagatifu haji baba bahagaze ku musozi wa Arafa basaba Imana Nyagasani Allah, barira bicisha bugufi kandi bamusaba imbabazi ko yababarira ibyaha byabo. Kandi intumwa ya Allah sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti al-hajj Arafa, haji niyo Arafa. Bisobanuye ko guhagarara ku musozi wa Arafa ari inkingi ikomeye cyane ya hajj. Ariko niyo utagiye gukora haji, Allah yaguhaye amahirwe yo kubona imigisha myinshi y'uwo munsi binyuze mu gusiba no gukora ibikorwa byiza bitandukanye. Bavandimwe, Allah yaravuze muri Qur'an ntagatifu ati wal fajr, ati ndahiye umuseke n'amajoro 10. Abasobanuzi benshi ba Qur'ani bavuze ko ayo majoro 10 ari iminsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhul-Hijja. Muri iyo minsi, umunsi wa Arafa ni umwe mu minsi ikomeye cyane tudakwiye kwirengagiza. Dukwiye gutakambira Imana dusaba ko natwe yatubabarira, dukwiye gutakambira dusaba Imana ko natwe yaduhanaguraho ibyaha, dukwiye gutakamba dusaba natwe ko Imana yaturokora umuriro. Bavandimwe wa Isilamu, dukomeje n'igice cya kabiri, ese ni ibihe byiza byo gusiba umunsi wa Arafa? Ni ibihe byiza biri mu gusiba umunsi wa Arafa? Bavandimwe ba Isilamu, kimwe mu byiza bikomeye cyane by'uwo munsi ni ibi bikurikira. Aho intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yavuze iti gusiba umunsi wa Arafa, yaravuze ati nsiba umunsi wa Arafa
niringiye kuri Nyagasani w'ibiremwa byose Allah ko bihanagura ibyaha by'umwaka washize ndetse n'umwaka uzaza. Subhanallah, tekereza neza muvandimwe, gusa muvandimwe, ibyaha by'umwaka ushize uko bingana. Tekereza ibyaha wakoze mu mwaka washize, hanyuma unatekereze n'iby'umwaka uzaza. Allah akabiguhanaguraho kubera umunsi umwe gusa wasibye. Aha murumva atari kado Imana yaduhaye bavandimwe? Reba ibyaha by'umwaka washize wakoze, urebe n'iby'umwaka uzaza, hanyuma Nyagasani nyirimpuhwe nyirimbabazi akabiguhanaguraho kubera ko wamwiyegereje, wasibye umunsi umwe gusa. Ariko bavandimwe, aha ni ngombwa kuwumva neza, kuko abamenyi ba Isilamu basobanuye ko iyi hadithi ivuga ibyaha bito cyane, ko Allah avuga ngo nimwirinde ibyaha bya rutura byoreka, tuzababarira, tuzabanaguraho ibyaha byoroheje. Naho ibyaha bikomeye bisaba kwicuza by'ukuri, kureka icyaha, gusaba imbabazi ndetse no kutazabisubiramo ukundi. Ariko se ninde muri twe udakeneye imbabazi za Allah? Ninde utifuza ko ibyaha bye byahanagurwa bavandimwe? Uyu ni umunsi ukomeye cyane muvandimwe mu Isilamu, utagomba gucikwa, kuko iyi ni kado Allah yaduhaye y'imboneka rimwe mu mwaka wose. Bityo rero falyatanafasir mutanafisun, abarushanwa gukora ibyiza, mureke turushanwe kuri uyu munsi kugira ngo natwe duhure n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Dukomeje n'igice cya gatatu. Ese wari uzi ko umunsi wa Arafa ariho Allah arokora abantu benshi mu muriro? Wari uzi ko uyu munsi wa Arafa aribwo Allah arokora cyangwa avana abantu benshi kuri lisite y'abantu bo mu muriro? Hari indi hadith ikomeye cyane, aho intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze iti, nta munsi Allah abohoreraho abantu benshi mu muriro kurusha umunsi wa Arafa. Nta munsi Allah arokora cyangwa se abohoraho abantu benshi mu muriro kurusha umunsi wa Arafa. Subhanallah, bavandimwe, uyu ni umunsi w'imbabazi, umunsi w'impuhwe, umunsi Allah yegera abagaragu be. Kandi hadithi ikomeza ivuga ko Allah yishimira cyane abagaragu be imbere y'abamarayika, babagaragu bumvira Allah, babagaragu bakora ibyiza, Allah arabarata imbere y'abamarayika. Tekereza, Allah akavuga ati, nimurebe abagaragu banjye baje bavuye kure, baje bansaba bicishije bugufi. Tekereza abagaragu banjye bavuye mu bihugu bitandukanye, bakaza bansaba, bakaza bansanga kandi bicishije bugufi, bakaza guhagarara k'uyu musozi wa Arafa. Niyo mpamvu rero bavandimwe, uwo munsi umuntu akwiye gusenga cyane, uwo munsi umuntu akwiye gusaba ubusabe bwinshi, uwo munsi umuntu akwiye gusoma Qur'ani cyane, uwo munsi umuntu akwiye gukora zikari nyinshi, ndetse uwo munsi umuntu akwiye kwicuza ibyaha bye uko ashoboye kose, agatakambira Allah akamusaba ko yamanaguraho ibyaha bavandimwe. Igice cya kane, ese ni iyihe dua nziza yo ku munsi wa Arafa? Ni ubuhe busabe bwiza umuntu akwiye gusaba ku munsi wa Arafa?
intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati, dua cyangwa se ubusabe bwiza kurusha ubundi ni ubusabe bwo ku munsi wa Arafa, ni ubusabe umuntu asaba Imana ku munsi wa Arafa. Hanyuma yavuze ubusabe bwiza cyangwa se dua nziza, aho yavuze ati ubusabe bwiza bwo ku munsi wa Arafa ni ubusabe abantu bazasaba bavuga bati, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, kandi niyo nyiri gusingizwa. Ndetse n'ubundi busabe buvuga buti, la ilaha illallah wahidahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bisobanuye ngo nta yindi Mana ibaho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah wenyine, Imana imwe rukumbi, we utagira uwo abangikanye nawe. Ubwami bwose nubwe, ishimwe nirye, kandi niwe ushobora byose, akaba hejuru ya byose. Bavandimwe ba Islam, uyu ni umunsi wo gusaba no gusingiza Allah cyane, ni umunsi wo gusaba imbabazi, ni umunsi wo gusaba riziki nziza cyangwa se amafunguro meza aziruye, ni umunsi wo gusaba ubuyobozi bwiza, ndetse akaba n'umunsi wo gusaba iherezo ryiza rya jana, umunsi wo gusaba Allah ko yazatwinjiza mu mpuhwe ze, Allah ko yazatwinjiza mu ijuru rye yateganyirije abagaragu be, bamwe bamwumva kandi bakanamwumvira. Bityo rero muvandimwe uneze amatwi, uyu munsi ntuzawupfushe ubusa mu gusinzira cyangwa se mu bikorwa bidafite umumaro mu buzima bwawe bw'ahazaza. Ahubwo dufatirana aya mahirwe kugira ngo turebe ko twakora ibikorwa byiza byatuma Allah subhanahu wa ta'ala aturokora umuriro yateganyirije abanyabyaha. Bavandimwe, Allah awuturinde. Mu gice cya gatanu, ese ni gute dukwiye kwitegura uyu munsi wa Arafa? Ni gute umwemeramana akwiye kwitegura, akwiye kuba yitegura uyu munsi udasanzwe wa Arafa? Muvandimwe, dore ibintu by'ingenzi wakora kuri uwo munsi. Icya mbere ni ugufata umugambi mwiza, gushyiraho umugambi mwiza. Fata icyemezo cyo gushimira Allah muri buri ngabire yaguhaye, kwicuza ibyaha, saba Allah imbabazi mbere y'uwo munsi, mbere y'uko uwo munsi wa Arafa ugera. Gusiba kuri uwo munsi cyane cyane ku bantu batari muri hija, gusenga cyane by'umwihariko amasengesho ya suna cyangwa se imigereka. Ikindi ukwiye gukora witegura uyu munsi harimo gusoma Qur'ani cyane, niyo wasoma bike ariko ukabisoma ubitekerezaho, utekereza ku buhambare bw'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi ni ugukora zikari nyinshi, nko kuvuga subhanallah, ubutagatifu n'ubwa Allah, alhamdulillah, ishimwe n'ikuzo ni ibya Nyagasani, Allahu akbar, Allah ari hejuru ya byose, la ilaha illallah, nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah.
ikindi dukwiye gukora kuri uyu munsi harimo gusabira umuryango wawe ndetse na umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko abamarayika iyo usabiye mugenzi wawe byiza nabo bagusabira ibyiza nk'ibyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi dukwiye kwibutsa abavandimwe b'abayisilamu, hari abantu benshi bavandimwe b'abayisilamu, hari abantu benshi bazicuza ku munsi w'imperuka kubera amahirwe bapfushije ubusa yo guhura n'umunsi wa Arafa, ugasiga batababariwe ibyaha byabo by'umwaka wabanje bavandimwe. Bityo dusabe Allah ntitukabe muri abo. Umunsi wa Arafa uza rimwe mu mwaka. Umunsi wa Arafa ni umunsi uza rimwe gusa mu mwaka. Hari abantu bari kumwe natwe umwaka ushize, ariko uyu munsi ntibakiriho. Tekereza neza abaturanyi bawe, utekereze neza inshuti zawe zose mwamuri kumwe umwaka washize, niba bose bagihari. Hari abantu bari kumwe natwe mu mwaka nk'uyu, umwaka ushize n'umunsi nk'uyu, ariko aka kanya ntibagihari bavandimwe b'Abayisilamu. Ariko Allah yakomeje kuduha ubuzima kugira ngo twongere tugire amahirwe yo kwegera impuhwe ze. Muvandimwe, ntuzemere ko shayitani akubuza uwo mugisha. Ntuzemerere ko shayitani wavumwe akubuza uwo mugisha wo kubona ibyiza n'ibihembo bya Nyagasani no guhanagurwaho ibyaha. Niba ushoboye gusiba, siba. Niba ushoboye gusari, sari. Niba ushoboye kurira usaba Allah, mubwire uti ya Allah, mu by'ukuri nge ndi umunyabyaha, ariko ntaho guhungira mfite uretse iwawe. Turabizi ko nubwo turi abanyabyaha, iherezo ryacu riri kwa Allah, kubera ko kuri we niho twavuye kandi niho tuzasubira abavandimwe. Mu gusoza rero, bavandimwe b'Abayisilamu bakundwa, umunsi wa Arafa si umunsi usanzwe, ahubwo ni umunsi w'imbabazi nyinshi za Allah, ni umunsi wo kwegera Allah, ni umunsi ushobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Bityo ntituzi niba tuzongera kuwugeraho umwaka utaha turi bazima, kubera ko buri munsi cyangwa buri mwaka ugira ayawo. None se bavandimwe, kuki tutakwihutira gufatirana amahirwe meza nk'aya Allah abaduhaye? Dusabe Allah atwakirire gusiba kuri uwo munsi wa Arafa. Dusabe Allah atubabarire ibyaha byacu. Dusabe Allah atwandike mu bantu bazinjira mu ijuru rye ryubahitse. Kandi dusabe Allah atubohore umuriro wa Jahannama, kubera ko abazinjizwa mu muriro Allah azaba basuzuguje ugusuzugurika guhambaye. Aha rero niyo dusoreje ikiganiro cyacu n'inyigisho zacu ku munsi wa Arafa. Reka duhure ubutaha turebera hamwe inkomoko y'umunsi wa Eid al-Adha, umunsi w'Eid cyangwa se umunsi wo kubaga. Niba iyi nyigisho ikugiriye akamaro muvandimwe, yisangize abandi. Kandi niba inyigisho ikugiriye akamaro, yisangize abandi kugira ngo nabo bunguke kuri uyu munsi ukomeye wa Arafa. Reka dusabe Imana izaduhe kwakirirwa ubusabe bwacu kuri uyu munsi. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
ese wari uzi ko igitambo utamba kuri Eidil Adha gifite inkomoko ku kigeragezo gikomeye kurusha ibindi mu mateka y'abantu? Wowe ukunda ibiganiro nk'ibi by'amateka ukaba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wo kwiyandikisha ukora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi by'amateka. Kandi niba wifuza gusobanukirwa neza inkomoko ya Idi cyangwa se Eid, komeza kubana natwe muri iyi video kugera ku musozo, ubane natwe kuri Abu Badawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana, impuhwe nibyo mbifurije inshuti bavandimwe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ishimwe n'ikuzo byuzuye n'iby'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amahoro n'imigisha nibisakare kwasozereje intumwa n'abanuzi, ari we umwarimu wacu, umukunzi w'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ayo mahoro abe kube abasangirangendo be n'abandi bose bazakomeza gukora ibyiza kuzageza ku munsi imperuka. Dusaba Imana Nyagasani idushoboze kuzabana n'abo ngabo inshallah, Allahumma amin. Bavandimwe bakundwa mwese, Eid Mubaraka. Allah yakire ibikorwa byacu byiza kandi atwuzurize imigisha muri iyi minsi y'agaciro gakomeye. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru ikomeye cyane iri mu mateka y'idini ya Islam, inkuru y'ukwizera, inkuru y'ukwihangana, inkuru yo kumvira Allah nta gushidikanya. Ni inkuru ya Prophet Ibrahim alayhi salam ndetse n'umwana we Ismail, bose Allah abahundagazeho amahoro n'imigisha. Kandi niyo mpamvu nyamukuru dutamba ibitambo ku munsi wa Eidil Adha. Ese wari uzi ko Ibrahim yari inshuti ya Allah? Bavandimwe, Prophet Ibrahim alayhi salam yari umuntu ukomeye cyane imbere y'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yamwise Khalilullah, bisobanuye inshuti yihariye ya Allah Nyagasani, umuremyi w'ibiremwa byose. Ibi bigashimangirwa n'amagambo matagatifu dusanga muri Quran surati Nisa aya y'125. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Aho Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati, ninde waba intungane mu idini kurusha uwicisha bugufi imbere ya Nyagasani Allah, akaba ari n'ukora ibyiza ndetse akanakurikira idini ritunganye rya Aburahamu utarabangikanyije Allah. Kandi Allah yagize Aburahamu inshuti ye magara. Allah yagize Aburahamu inshuti ye magara. Ibrahim alayhi salam yabayeho mu bantu basengaga ibigirwamana ariko yanga kubikurikira.
yavukaga mu muryango w'abantu basenga ibigirwamana byinshi, ariko Iburahimu yanga kubikurikira. Abavandimwe, Iburahimu yahamagariraga abantu gusenga Imana imwe rukumbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Iburahimu yageragejwe inshuro nyinshi. Iburahimu yajugunywe mu muriro. Iburahimu yasize igihugu cye kubera Imana, ahunga ibangikanyamana. Iburahimu yabayeho imyaka myinshi nta rubyaro afite, yarabuze umwana n'umwe. Hanyuma nibwo Imana Nyagasani yaje kumuha inkunga y'umwana. Nyuma yaho aza kugeragezwa kuri wa mwana we yakundaga cyane, ategekwa kumubaga kubera Imana. Ibi byose byamwigishije ukwihangana no kwiringira no kwizera Allah subhanahu wa ta'ala. Yiyemeza gushyira mu bikorwa ibyo Imana yamusabaga. Mu gice cya kabiri, ese ni gute Ismaili yaje kuba umwana w'igisubizo ku isengesho rya Iburahimu alayhi salam? Bavandimwe, nyuma y'imyaka myinshi, Imana Nyagasani Allah yahaye Iburahimu alayhi salam umwana witwaga Ismaili. Uyu mwana yari impano ikomeye cyane kuri Iburahimu, kuko yamubyaye amaze gusaza, yarageze mu zabukuru. Nk'uko Allah abishimangira muri surati Safati aya y'110, Allah avuga ati: فبشرناه بغلام حليم nuko tumuha inkuru nziza yo kuzabyara umwana w'umuhungu witonda cyane, ari we Ismaili. Iburahimu yakundaga cyane Ismaili. Bavandimwe, yamurebaga nk'impano y'agaciro yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko Allah yashakaga kureba niba Iburahimu alayhi salam akunda Allah Nyagasani we kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nibwo Allah yaje kugerageza, nibwo Allah yaje guha ikigeragezo gikomeye Iburahimu alayhi salam. Igice cya gatatu, ese ni izihe nzozi zikomeye zaturutse kuri Allah zikaza kuri Nabi Iburahimu alayhi salam? Bavandimwe Bayisilamu, umunsi umwe Iburahimu yabonye inzozi, cyangwa se yarose inzozi. Yabonye ari gutamba umwana we Ismaili, arota afata icyuma abaga umwana we, aramutwika kubera Imana. Izi nzozi ntabwo zari inzozi zisanzwe bavandimwe, kuko inzozi z'intumwa n'abahanuzi zabaga ari ubutumwa buturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi byabaye inshuro 3 kugira ngo Iburahimu amenye neza ko ari itegeko rivuye kwa Nyagasani we Allah. Muvandimwe, tekereza uko byari bikomeye kuri Nabi Iburahimu alayhi salam. Umwana wari waraje nyuma y'imyaka myinshi, umwana yakundaga cyane, ariko Allah amusabye kumutamba. Iburahimu alayhi salam ntiyigometse ku itegeko rya Nyagasani we, ntiyabajije impamvu, ntiyavuze ati ya Allah, kubera iki ari njye bibayeho. Ahubwo Iburahimu yahisemo kumvira itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi akaba ari ko natwe dukwiye kubaho bavandimwe. Iburahimu akaba ari ukwiye kuba role model wacu, kubera ko yarategetswe ahita ajya gushyira mu bikorwa
nta yindi any discussion ibayeho bavandimwe. Abantu benshi bavuga ko bakunda Allah, ariko iyo amategeko ya Nyagasani wabo ahuye n'ibyo bakunda, bamwe bahitamo ibyo bashaka aho guhitamo gukurikira ugushaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam yatwigishije ko urukundo rwa Nyagasani wacu Allah rugomba kuza mbere y'ibindi bintu byose bavandimwe. Nta kintu na kimwe ugomba gukunda kukirutisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gice cya 4, ese ni ikihe gisubizo gitangaje Ismaili yatanze ubwo yaramaze kumenya ko ise agiye kumubaga? Bavandimwe, ikintu gitangaje muri iyi nkuru ntabwo ari Ibrahim alayhi salam gusa, ahubwo igitangaje ni igisubizo cyatanzwe na Ismaili alayhi salam. Ibrahim, amahoro y'Imana abe kuri we, yabwiye umwana we ibyo yarose mu nzozi, nk'uko Allah abitubwira mu magambo ye matagatifu aboneka muri surati Safati aya y'102. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Imana iti maze umuhungu we amaze kugera mu kigero cyo kugendana nawe, aravuga ati mwana wanjye, mu by'ukuri narose nkubaga ngutangaho igitambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. None mwana wanjye urabivugaho iki? Mbwira uko ubibona. Ismaili n'ubwitonzi aravuga ati dawe kora icyo wategetswe na Nyagasani, Allah nabishaka uzansanga mu bihangana. Subhanallah, aya ni amagambo Ismaili yasubije se ubwo yaramubwiye ko Imana amutegetse kumubaga hanyuma akamutangaho igitambo. Bavandimwe, umubyeyi yarangije ntiyahubutse ngo ahite amufata atabizi, ahubwo yaramubwiye ati Imana yantegetse kugutamba, ese wowe urabivugaho iki? Umwana ati dawe kora icyo wategetswe na Nyagasani wawe, Allah nabishaka uzansanga mu bihangana. Ismaili bavandimwe ntiyirutse ngo ahunge, ntabwo yarize kuko agiye kwicwa, ntiyavuze ati papa oya ntabwo bishoboka, ahubwo yavuze amagambo y'ukwizera, amagambo akomeye cyane, ati data kora icyo wategetswe na Nyagasani, insha Allah, Allah nabishaka uzansanga mu bihangana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Bavandimwe, uyu mwana yari afite ukwizera gukomeye cyane. Ibi biratwigisha ko ababyeyi bagomba kurera abana babo mu kwemera ndetse no gukunda Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo umwana arezwe atozwa Qur'ani ndetse no kwemera, aba ashobora guhangana n'ibigeragezo bikomeye nk'uko Ismaili alayhi salam yabigenje ubwo yarahuye n'ikigeragezo gikomeye, ubwo yarabwiwe ko agiye kwicwa, ubwo yarabwiwe ko agiye gutwikwa, ariko yagize istikam, yagize igihagararo, hanyuma agira ukwiringira kwa nyako kuri Nyagasani we Allah subhanahu wa ta'ala.
Ni gute noneho shitani yagerageje kubabuza gushyira umugambi w'Imana mu bikorwa? Nyuma y'uko umwana yemeye itegeko ry'Imana, nyuma y'uko Iburahimu yemeye gushyira mu bikorwa itegeko rya Allah, shitani Allah amuvume yashatse kubarogoya ngo badashyira mu bikorwa umugambi w'Imana. Ubwo Iburahimu alayhisalam yajyanaga Ishimayeli aho yagombaga gutambirwa, Satani yaraje kugira ngo ababuze kumvira no gushyira mu bikorwa itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mateka ya Islam bivugwa ko Satani yaje inshuro 3 ashaka guca intege Iburahimu, ashaka gutera ubwoba Ishimayeli, aza ashaka kubuza Hajara nyina wa Ishimayeli kwizera Allah, ndetse ngo agire n'ikigongwe ku mwana we. Ariko Iburahimu alayhisalam yamuteye amabuye. Aha akaba ari naho haturutse umuhango wa Jamarat ukorwa n'abakora hija, ubwo abahujaji bari i Maka hari aho bagera ku nkingi bagayitera amabuye. Akaba ari umugenzo bakora wakozwe na Aburahamu ubwo yateraga shitani amabuye ashaka kumubuza gushyira no gusohoza umugambi wa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, iyo dutera amabuye Jamarat i Maka tuba twibuka kurwanya Satani n'ibigeragezo bye, nk'uko byakozwe n'umukurambere wacu Iburahimu alayhisalam ndetse n'umuhungu we Ishimayeli Allah amwishimire. Uyu munsi natwe shitani aradushuka, aratwoshya kudakora amasengesho, aratwoshya mu gusuzugura ababyeyi, aratwoshya mu gukora ibyaha, aratwoshya mu gutera umugongo Korani. Bavandimwe, gukunda isi kurusha Allah niyo mpamvu tugomba kumurwanya nk'uko Iburahimu yabigenje. Shitani atwoshya gukunda isi kuruta uko dukunda Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala wayiremye. Niyo mpamvu rero tugomba kumurwanya nk'uko Iburahimu yabigenje. Bavandimwe, nyuma yo gutsinda ibishuko bya shitani, Iburahimu n'umwana we bageze ku musozi aho ikigeragezo nyirizina cyari kigiye kubera, aho Iburahimu yari agiye kubaga, yari agiye gutambira umwana we Ishimayeli. Bose Allah abahundagazeho amahoro n'imigisha. Umunsi w'igitambo uragera. Bageze aho igitambo kigomba gutangirwa, Iburahimu yafashe Ishimayeli amuryamisha hasi, atyaza icyuma cyane, nyuma afata umwana we aramuboha, nawe yipfuka igitambaro mu maso, nk'uko tubisanga muri surati Safati aya y'103. Allah aravuga ati: فلما أسلما وتله للجبين. ngo nuko bombi bamaze kumvira itegeko rya Allah, Aburahamu amuryamisha hasi yubitse umutwe kugira ngo amubage. Bamwe mu basobanuzi ba Korani bavuga ko yabikoze kugira ngo atamureba mu maso, hanyuma urukundo rwa kibyeyi rukamuca intege cyangwa se rukamuganza. Tekereza uko uwo mwanya wari ukomeye bavandimwe, aho umubyeyi yari agiye gutamba umwana wenyine akunda w'ikinege. Umwana yemeye kubikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Umwana yari afite imbaraga, ise yari umusaza, ariko umwana yemeye, ntiyarwanyije se, yemera kubagwa kubera
kubahiriza itegeko rya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko ubwo Iburahimu yari agiye gukata ijosi ry'umwana we, ese byagenze bite mu munota wa nyuma ubwo icyuma cyari kigiye gukora ku ijosi rya Isimayili? Allah nyir'ubutagatifu, Allah nyir'ubugenge buhambaye yahise ahamagara Iburahimu nk'uko bishimangirwa n'amagambo aboneka muri surati Safati aya y'104. Allah aravuga ati: وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ngo maze turamuhamagara tuti, yewe Iburahimu, yewe Iburahimu, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. rwose wakabije inzozi, mu by'ukuri uko niko duhemba abakora ibyiza. Allah yaramuhamagaye ati, yewe Iburahimu, yewe Iburahimu, yewe Iburahimu, rwose wakabije inzozi, mu by'ukuri uko niko duhemba abakora ibyiza. Allah akomeza avuga ati: inna hadha lahuwa albala'ul mubin. mu by'ukuri iki nicyo kigeragezo kigaragara. Ati mu by'ukuri iki nicyo kigeragezo gihambaye mu byabayeho n'ibizaza kigaragara. Allahu akibaru, Allahu akibaru, Allahu akibaru. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Allah ntiyashakaga amaraso ya Isimayili bavandimwe, ahubwo yashakaga kureba ukwizera kwa Iburahimu alayhi salam. Ako kanya Allah yamanuye intama nini mu ijuru kugira ngo itambwe mu mwanya wa Isimayili alayhi salam, nk'uko bishimangirwa n'amagambo aboneka muri surati Safati aya ya 7, aho Allah avuga ati: wafadaynahu bidhibhin azim. ngo nuko tumucunguza igitambo cy'intama, tunamuha kuzasigara avugwa neza mu bazabaho nyuma ye kugeza ku munsi w'imperuka. Imana iti: amahoro nabe kuri Iburahimu, uko niko tugororera abakora neza. Mu by'ukuri Iburahimu yari umwe mu bagaragu bacu b'abemeramana. Aho rero bavandimwe niho inkomoko y'igitambo cya Idiri Aduha ituruka. Iyi niyo nkomoko mubona ubwo ukwezi kwa Dhulhijja kugeze, abayisilamu bajya impaka batanga igitambo, ndetse no ku isi yose abayisilamu bari babishoboye babaga igitambo cy'intama cyangwa inka kubera Imana, baba bari kugera ikirenge mu cy'umukurambere wabo Iburahimu alayhi salam. Ese ni irihe somo rikomeye dukura mu gitambo bavandimwe? Nshuti bavandimwe bakundwa, iyo dutamba igitambo, iyo dutamba ibitambo byacu, ntabwo Allah akeneye inyama cyangwa amaraso y'ibyo twabaze, kubera ko Allah aravuga muri Qur'an ntagatifu ati muri suratu Al-Hajj aya ya 37, Allah aragira ati: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم
وبشر المحسنين. mu by'ukuri inyama n'amaraso byazo sibyo bigera kwa Allah, ahubwo kumugandukira kwanyu niko kumugeraho. Uko niko twategetse ayo matungo kubacira bugufi kugira ngo musingize Allah kubera ko yabayoboye. Kandi yewe Muhammadi, ha inkuru nziza abagaragu banjye bakora ibyiza. Icy'ingenzi rero bavandimwe ni taqwa, ni ugutinya Allah no kumwumvira. Igitambo kitwigisha kumvira Allah, gusangira n'abakene, gufasha imiryango, kwigomwa kubera Allah, ndetse no gushimira Allah ku migisha itandukanye yaduhaye. Ese niki intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yavuze ku gitambo? Rasulu yaravuze ati, nta gikorwa cyiza mwene Adamu akora ku munsi wa Idil Adha kiruta gutanga igitambo bavandimwe. Mu yindi riwaya yaravuze ati, amaraso y'igitambo yemerwa na Allah mbere yuko agera hasi. Amaraso y'igitambo yemerwa na Allah mbere yuko atakara ku butaka bavandimwe. Uwatambye neza azabona ibihembo byinshi kuri Allah, ariko tugomba kwibuka ko igitambo kigomba gukorwa ku bw'ukuri ndetse no gushaka ishimwe no kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala gusa bavandimwe wa Isilamu. Ese ni irihe somo kuri twe iyi nkuru tubonye hejuru igomba kudusigera kuri iyi si? Bavandimwe wa Isilamu, buri wese muri twe afite Isimayeli we. Hari ibyo dukunda cyane, misira urugero amafaranga, ibyifuzo bitandukanye, ibyaha, ubwamamare, gukunda isi n'ibindi byose, ariko Allah ashaka kureba niba tumukunda kurusha ibyo byose bavandimwe. Ese twakemera kureka icyaha kubera Allah? Muvandimwe neza amatwi, aha ndakubaza, utekerezeho n'umutima wawe, uri tayari kureka ibyaha kubera Allah? Byandike muri komenti. Ese twakemera gukora swala nubwo bigoye? Ese twafasha abakene? Ese twakurikiza Qur'ani nubwo abantu benshi batubwira ibinyuranye nayo? Icyo nicyo kigeragezo cyacu dufite uyu munsi bavandimwe. Kigeragezo cyacu gikomeye dufite ni uguhangana no kureka ibyaha, ni ugufasha mu gihe tubishoboye, ni ukugerageza gushyira mu bikorwa amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwizihiza Eid cyangwa se Eid? Bavandimwe bayisilamu, mu buryo bwiza bwo kwizihiza Eid harimo kuvuga takibira nyinshi cyane, aho tuvuga tuti la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ati nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa by'ukuri, ndahamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, Allah we utagira uwo bangikanye mu bwami bwe, lahul mulku we nyiri ubwami, wallahu lihamdu we nyiri gushimirwa, wa huwa ala kulli shay'in qadir we nyiri gutagatifuzwa, we nyiri kwiringirwa bizira iherezo. Ndetse no kugenda tuvuga tuti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Aya ni amagambo bavandimwe tugomba kuvuga cyane mu gihe cya ilayidi. Ni amagambo yo gusingiza Imana, ni amagambo yo gutagatifuza Allah buri muyisilamu wese agomba kuzirikana ku mutima we. Ikindi tugomba kuzirikana harimo gusura ababyeyi n'abavandimwe ku babifitiye ubushobozi, gufasha abakene, gusangira n'abandi ibyishimo. Muvandimwe, ku munsi wa Idil Adha irinde amakimbirane, wibuke gusingiza Allah cyane, yaba ku rurimi no ku mutima wawe. Kandi bavandimwe, ntitwibagirwe gusengera no gusabira abayisilamu bose bari mu bibazo bitandukanye hirya no hino, abayisilamu bari mu ntambara, abayisilamu bari mu gutotezwa, abayisilamu bari mu bigeragezo bitandukanye, ndetse tunabona umwanya wo gusabira abanyarwanda n'igihugu cyacu muri rusange. Conclusion rero, dusatira umusozo, bavandimwe, inkuru ya Iburahimu na Isimayeli ntabwo ari inkuru isanzwe, ahubwo ni inkuru itwigisha ukwizera, ukwihangana, kumvira Allah, kwitanga kubw'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dusabe Allah kuduhindura abantu bumva nka Ibrahim alayhi salam. Dusabe Allah kuduhindura abantu bihangana nka Isimayeli alayhi salam. Dusabe Allah kuduhindura abantu bafite taqwa nyakuri nka Hajara, Allah amwishimire. Allahumma amin ya rabbil alamin. Aha rero bavandimwe, niho dusoreje inyigisho yacu y'amateka y'uyu munsi wa Idil Adha, ikubiyemo amateka ya Iburahimu n'umwana we Isimayeli alayhi salam. Muvandimwe, niba wakunze iyi nyigisho, kanda subscribe, wiyandikishe, ukore like, ndetse wandike muri comment uti Eid Mubarak. Kandi ntiyibagirwe gusangiza iyi nyigisho inshuti n'abavandimwe. Njye mwari muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Abu Badawa. Amahoro niyo mbifurije mwese aho muri. Eid Mubarak ku bayisilamu n'abatari abayisilamu. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha bavandimwe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.